akeye nk'umukobwa yitegura kurongorwa. Ariko kara wararongowe cyangwa uritegura kurongorwa? Nago ndabona turongorana. Yes we. Cyasu. Ikiganiro kirakunda. Nago urabona umurongorana. Ariko uri mwiza. Physical appearance ufite nyashi. Uradingiza rwose nkabona ni fresh. Ariko mbabarira gato. Musaba kantu gato. Ufite arya televiziyo yitwa ngiki? Ahabona nzagusuraho. Mbabarira nkwereke. Nta musheri ufite? Ataza kunyataka akankubita ikintu mu mutwe. Aguhaguruka gake. Eso we. Kamerama. Karame. Mu ndebe. Yego. Ntabwo nkoraho humura. Ariko rereka mbabwire. Uyu mukobwa nawe mwitegeza impamvu itumye nkwagurutsa ngiye mfite ikibazo. Iki kibuno cyawe ntago ari original. Gute? Iki kibuno ni kuvuga se kari pirate. Iki kibuno ni kitabaye kigurano. Iki kibuno kitabaye kigurano gishobora kuba igiterano. Oya mbwiza ukuri iki kibuno se kigurano. Niko Imana yandemye pe. Ikibuno kibikirugo ikigurano gute? Sinkoraho. Niba ndi bakoresha amasajari n'amasajari cyane. Amasajari wakoresheje. Oya nago ndagera kuri urwo rwego. Niko Imana yandemye. Ugize ubwoba mwakwihanganye mukongera mugasaba. Reka twicare ariko noneho umukobwa ateye neza. Baramurongoye baramujyana. Urakoze cyane. Kara umukobwa uteye neza ubundi abateye ati kuko hari abantu bakunda amaguru, hari abantu bakunda ibirenge, hari abantu bakunda mu maso, hari n'abantu bakunda abakobwa bafite amabere matoya. Wari uzi kuntu wari kubaza karabo se? Madamu ndi mu kiganiro ku musambi genda ufate ya nkoko ya yindi icumbagira inkwi icumbagira mugire uyifate ubwire ntuza ruzotori muyigende muyibage muteke ndaza kuzana n'umushyitsi ndazana n'umushyitsi araza kandi nshobora kuzana n'aba bantu turi kumwe hano mu kiganiro Paterine sumubona wewe umusambi TV oya nubwo arya cyane ntacyo turamwihanganira none se ko ariko abanyamakuru se subizi inyama nziza iryoshye iyo wari kuha umugabo ubwo arayataka itayiri ni ukuvuga ngo uzibike kure za zindi zintoza z'amaguru y'amaguru yabike kure ndazana garasi sawa Reka mfate uyu mwanya ngusuze naguhereza ikaze wese muko natwe ni ku Musambi TV uyu munsi twihuje n'ikintu gitagazamakuru ahabona TV aho hose mu Nyarukireyo ni inshuti kandi turabana umunsi kundi wewe wakoze subscribe reka mbwire ngo muri Imana nabane nawe kandi imirimo yawe hirwe 5 kuri 5 wowe dukurikirana uri hakurya y'amazi magari no yakurya y'umuriro abantu bavuga ngo ngira intro ndende cyane nukumva baditse wowe dukurikirana uri hakurya y'amazi magari reka tugusabe kuduha inkunga ya comment hasi buriya commentaire hari ukuntu tuzigenderaho cyane zikadufasha kugenda twaguka umuyoboro ukaba mugari of course aha karabo umeze neza n'abari hakurya y'umuriro hakurya y'umuriro nese urasuza bari hakurya y'amazi amazi opposite y'amazi n'umuriro yego nukuvuga rero kadusuza abantu bo bari ku musambi abantu boroye imisambi mwese turabasuhuje n'abatayore kandi mwumve ko imisambi kwisonga Musambi TV yego Musambi TV rwose ariko Nyamabondo yavuze nabi ngo nago wemewe umusambi uremewe cyane uyu mukobwa ko mbona ashobora kuba uwo ngo yitwa Garasi aritegura kurongorwa hari kuko ukuntu mubona akeye nk'umukobwa yitegura kurongorwa. Ariko kara wararongowe cyangwa uritegura kurongorwa? Nago ndabona turongorana. Yes we. Cyasu. Ikiganiro kirakunda. Nago urabona umurongorana. Ariko uri mwiza. Physical appearance ufite nyashi. Uradingiza rwose nkabona ni fresh. Ariko mbabarira gato. Musaba kantu gato. Ufite arya televiziyo yitwa ngiki? Ahabona nzagusuraho. Mbabarira nkwereke. Nta musheri ufite? Ataza kunyataka akankubita ikintu mu mutwe. Aguhaguruka gake. Eso we. Kamerama. Karame. Mu ndebe. Yego. Ntabwo nkoraho humura. Ariko rereka mbabwire. Uyu mukobwa nawe mwitegeza impamvu itumye nkwagurutsa ngiye mfite ikibazo. Iki kibuno cyawe ntago ari original. Gute? Iki kibuno ni kuvuga se kari pirate. Iki kibuno ni kitabaye kigurano. Iki kibuno kitabaye kigurano gishobora kuba igiterano. Oya mbwiza ukuri iki kibuno se kigurano. Niko Imana yandemye pe. Ikibuno kibikirugo ikigurano gute? Sinkoraho. Niba ndi bakoresha amasajari n'amasajari cyane. Amasajari wakoresheje. Oya nago ndagera kuri urwo rwego. Niko Imana yandemye.
ugize ubwoba mwakwihanganye mukongera mugasubira reka twicare ariko noneho umukobwa ateye neza baramurongoye baramujyana urakoze cyane kara umukobwa uteye neza ubundi abateye ati kuko hari abantu bakunda amaguru hari abantu bakunda ibirenge hari abantu bakunda mu maso hari n'abantu bakunda abakobwa bafite amabere matoya wari uzi ukuntu bari kubaza karabo se wowe umukobwa ukubera mwiza kuri wowe ni umukobwa uteye ate yego umukobwa uteye nka Grace kandi Grace akeneye kurongorwa kuko nuko giye nararongoye ariko noneho iyo biba ngombwa tuba tugize ukuntu tubigenza ariko ntacyo ndaguhuza n'umuntu utuye muri Chicago Muse wamuhuje n'utuye i Butare kuki mushaka abakobwa b'abanyarwanda ko barongorwa n'abantu wa Norvège Norvège hano hakurya aho ngaho niho heza koko turaturanye kubonana byazajya biba byoroshye kwa Ndimbati aho niho heza biroroshye ariko noneho reka mbabwire harya witwa Paterine waramamaye wabaye nk'umuravumba wabaye nk'igicuncu gute waramamaye ahantu hose babakuzi ariko bambwiye amakuru ngo usigaye waravuye mu bapfumu kubera ko ibintu urimo urakora ntabwo ari gusa reka tubanze dusenga Imana uretse dusenga Imana Witeka Mana nyir'ijuru turagushimye ko tugeze ku musambi Mana najyaga ndeba uyu musambi abantu bose bawureba bawusharinga no kuri biranejeje Mana ndagira ngo abantu bose bakurikiye umusambi ubagirire neza ababaswe n'ingeso y'uburaya yo gusambana yo kugira ukuntu biburungushurana mu izina rya Yesu abantu babaswe n'ubusambanyi umuntu ubona umukobwa umutsi ukarega umuntu ubona umusore agasara agasizora akamera nk'ihene y'izuba abo bose ubafate ubagirire neza mu izina rya Yesu sengera buri muntu wese woroye umusambi ntakajya ukubita hari abantu borora imisambi bakaba bayikubita bakayica imigongo ariko imisambi niyo kubaho imisambi niyo kugirirwa neza n'Imana imisambi niyo data we ndagusabye kugira ngo Paterine umugire neza nimba adafite umugore uzamurinde umugore w'ingurutsi uzamurinde umugore urara mushikamiye mu buriri hari abagore bateye basigaye barara bashikamiye abagabo bakajya hasi abagabo rero bakajya hejuru man ngaho rero tugire neza bose abantu bose barebe iki kiganiro bagisharinga mu izina rya Yesu amen Grace asenze akanuye uzimamvu iri sengesho ryari riri kunkurura nkumva utuntu ariko isengesho nsenze niryo yego ubu hari abagore bateye yego karatubwire n'ukuri pe hari abagore bateye navuga ngo nabo sinzi ibibazo byabateye akagira gutya umugabo bajya kugira mu gikorwa cyo kugira ukuntu bagira ukuntu bisungana umugore ati ashwi ntago ngewe ibintu byo kujya hasi byarananye agahuruduka akajya hejuru y'umugabo ariko kara sinzi impamvu uri kuvuga gutyo none se tujye tugendana n'ibigezweho bose ubwo umugore niwe wazajya uhora hasi oya ibintu biba bigomba guhinduka positeri zigahinduka kuko nyine nawe urabizi gusa reka nkubaze kara uhora urya ibiryo bimwe ntabwo ndya ibiryo bimwe uyu munsi urya ibirayi ejo ukarya akawunga ejo ukarya umuceri kubera iki kubera ko uhoze urya indyo imwe wayihaga ntuyisubire niyo mpamvu rero no mu buriri uhorana ibintu bimwe wabihaga ariko iyo uhora uhindura uhora ufite iki amatsiko yo kumva ibindi uko bimeze ubwo ushaka kuvuga ko umugabo yagakwiye guhindura indyo oya wagiye guhindura indyo yabagiye guhindura umugore oya ngende kuvuga mu buryo bwo kuba umugabo n'umugore bajya mu buriri ariko uyu munsi igikorwa uko bagikoze ejo bagahindura ikibazo hari abagabo benshi nk'iki gihe abagabo baragira gutya bakanywa inzoga zitwa twibirindure bamwe bakanywa kadashinyika abandi bakanywa cunga umuntu uwo mugabo rero akagira gutya akatahana wenda n'inote ya 2 agasanga umugore we yarabyibushye ameze neza umugore akaba yuriye umugabo urumva uwo mugabo atazamuca imitsi y'intuza oya hari ukuntu burosantere ushobora kuzijegeza gutya akazikura hari ukuntu abagore babaganiriye uri abagore baba mu rugo bababwirana utuntu tw'utubanga agasanga umugore mugenzi we yamuganirije ati ngewe buriya mu buriri tubigenza gutya na gutya noneho nawe akifuza ko uko kwa mugenzi we bigenda nawe ariko bigenda noneho rero akaza kubyigana nta kibazo cyabamo hari ase mu buriri ugira ngo hari ingumi n'imigeri biba birimo ariko kara ureke turebere hamwe madamu ndi mu kiganiro ku musambi genda ufate ya nkoko ya yindi icumbagira inkwi icumbagira mugire uyifate ubwire ntuza ruzotori muyigende muyibage
muteke ndaza kuzana n'umushyitsi. Ndazana n'umushyitsi araza kandi nshobora kuzana n'aba bantu turi kumwe hano mu kiganiro. Paterine sumubona wewe Umusambi TV. Oya nubwo arya cyane ntacyo turamwihanganira none se ko ariko abanyamakuru se subizi. Inyama nziza iryoshye iyo wari kuha umugabo ubwo arayataka itayiri. Ni ukuvuga ngo uzibike kure za zindi zintoza z'amaguru. Amaguru yabike kure. Ndazana garasi. Sawa. Nari kuvuga ugiye kudutumira iwawe ukaba uvuze ngo inyama nziza bazibike urumva nta koze ufite. ahubwo uvuga uti amenshonizemo akantu kuvuga ngo bateke babage ya nkoko ngo icumbagira. Ni inkoko yagize gutya ijya kwiba ahantu. Buriya ni inkoko harigeze ijya zigira ibintu by'ibibazo ukabona inkoko uyiguza ari inkoko yitonda. Kandi ibino bintu rwose ndagira ngo bantu mujye mugerageza inkoko muzishyire ku murongo muzigaburire neza. Inkoko narigaburiraga inkoko nkayiha buri kimwe cyose. Inkoko igira gutya isanga ahantu batetse ubugari ikoramo. Ikimara gukoramo nyiri ubugari ngo ni ikiro kimwe yari yaguze aba arayihubukanye n'umujugujugu arayikubita inkoko iracumbagira uvuga n'ubugingo ubwo ngubwo. Uri kumva? None se kuki ugiye kuyibaga? Ugiye kuyibaga kubera ko mu rugo iyo ishaka gutotora Kara ndashaka kano kantu amatoto ntabwo ugira isaha yo kujya kuri ntuza kubwiherero aho ibonye hose iratotora. Nuko kuko njyewe numvaga ngiye nshaka kubaza kuri boss wawe Regis ni inkuru rekanyiga ko gato wenda nubwo imaze iminsi ivuye ku mihanda ariko biravugwa ko cyangwa biragaragara ko Regis yababajwe n'uwo yitaga umukunzi. Ni ukuri pe. Kandi buriya biriya bintu byabaye hari abasore benshi byakanguye bituma batinya icyitwa igitsina gore. Ntabwo batinya igitsina gore. Batinya umugore ahubwo. Batinya umugore? Ariko ntabwo batinya igitsina gore. Okay. Ariko irangurira babashe Patere. Kubera ko Karabo abari kuri tere. Wasanga Regis yarabirimo ariko uriya mukobwa atabirimo. Hari ukuntu abakobwa bafata imitima y'abasore bakayikinisha baba bafite ibyo bishakira ariko wa musore ari gukinisha we yari afite iki urukundo. Yego. We noneho yagere ibyo yashakaga yamara kubibona agahita amutera iki ubinyuma. Cyangwa se byari prank. Oya ntabwo byari prank. Karaba tubwire kuko ari ibintu byinshi bisigaye biba bikabaseriye. Abantu amaprank barafashe bata bayitirira n'ibintu biri seriye bagataho gati ngo ni byari prank. Reka ngerageze mbe seriye cyane. Yego. Ibyabaye kwa Regis ndabizi kuko niho nkinira uyu munsi muri ya timu ye. Urumva rero Regis we yarafite urukundo ukunda Miki. Yego. Ariko Miki ari umwana nyine ubona navuga ko umucabiranya. Yego. Umwana nyine turanakina na Miki neva none ejo bundi ashobora kumpamagara muri movie ye nabonye yatangije naza nta kibazo gihari. Ariko nawe Miki ariyizi ni umuntu wikundira amafaranga kurusha abantu. Yego. Ntibyagutangaza nuriya ngo ni ntuza. Yego kuriya se ahubwo biratinda. Uriya nawe ukajya kubona ukabona aramukatiye kuko Miki bari kumwe. Miki ikintu yishakira we yanganirije ubuzima bwe mpita namubabarira. Miki yanyuze muri life struggle irenze kwemera mbi cyane yanyuze mu buzima bushaririye. Urumva rero iyo abonye yagize amahirwe akabona umuntu umupushinga yakwemera agakora icyo ashoboye cyose kabone naho reka ngezaho ariko akamugezaho ashaka kugera. Ariko muri make ashobora no kuba yatanga ibyo reka tubyihore utamunteza ataza kunyurira ataza kunzana ibintu nimba umuntu yakora igishoboka cyose akabona hiti cyangwa akagera ku cyo yifuza bivuga ngo n'ubundi icyo umuntu yamwaka cyose ariko afite bwa bushobozi bwo kumugeza aho ashaka yakitangira akagikora. Kumva ibyo ari ibintu bya dani. Oya ubwo nyine ngende kuvuga hari abakobwa bajya bagira gutya bakavuga ati nitutaryamana ngo ntago ngiye mukorera iki. Abakobwa navuga ko ari weakness ikunda kuba ku gitsina gore. Yego. Abakobwa nta nubwo ari Miki kubikora wenyine. Biriya bintu Miki yakoze nuko ari we wabashije kugaragara kuri kamera. Abakobwa bafite iyo defa. We yumva ko abakobwa benshi bumva ko bashobora gukina n'amarangamutima y'abantu. Ariko bo nta wakinisha yabo. Niyo mpamvu ubona uyu munsi abakobwa bahuye n'ikintu bita depression ya danger kuko bakinishije abahungu barabibona nabo barabakina. Yego. Nk'ubureka nk'urugero nk'umugeni nagiye ntereta abakobwa ndi seri. Yego. Wenda sometime nakoraga mbere navugaga ariko hakiganzamo comedy. Yego. Abakobwa jewe nagiye nkundana n'abakobwa ariko ukabona focus ya mbere ikintu bashyize imbere. Yego. Ni umufungo. Yego. Kuko nanjye rero nabaga mureba nkabona ni mwiza junza nawe kuvuga ngo urashaka umufungo. Yes reka nkuguhe nimba ari bizu nyigukubite okay genda ariko ejo nejo bundi
uzagaruka wunyigiraho ukuntu nanjye kubera ko namaje kukubona n'urugero yego kubera ko namaje kukubona nanjye mubwire ni we apana ntabwo biri bukunde kubera ko nanjye yaramforoshije mu mutwe abizi yuko mukunda antesha umutwe aransaza nkubita hirya nkubita hino icyo nashakaga nkigeraho mu gihe nakigezeho se yabambwire niyo mpamvu ubona ari nayo nama nagira na Miki nahagarike biriya bintu ibihe biriya bintu byo gukina n'abasore gukinira mu basore buri umusore ushobora gukina nawe uyu munsi nta nubwo bimubereye mbo wenda abakina nabo birababereye abo akinisha bamubona ari mwiza kandi koko physical appearance ni mwiza nkuko nawe nakureba nkabona kuri mwiza kuko ubwiza babugaragara yego ariko ibijyanye no gukinisha amarangamutima Miki nabireke kuko biriya bintu bitera umwaka bitera umwaku ntureba nka biriya binakora uhorana abanzi bishobora kuzamukasira ku buryo bizamukurikira kugeza igihe azasazira imvi ze zikabiruye cyane bituma uhorana abanzi kuko buriya umusore uko yaba ari kose amafaranga yaba ari yo yose uyamwubahiyemo murabana mukarambana forever yego ariko iyo umukinishije yego noneho nka Miki urabona yakinishije Regis ku mbuga nkoranyambaga kandi mu makuru mfite si we wenyine yarakinishije biriya nibyo mwamenye hari n'uwundi yari amaje kuvaho aza gukina kuri Regis yego none urabona nka biriya bya Regis byabaye public figure byabaye ibintu nyine biri public biragaragara buri muntu wese aramubona buriya ni ukuvuga buri muntu wese aho azajya agera bazavuga ati itondere uriya mukobwa yego uriya yikundira akararyoshye yego buriya yitesheje isoko yego byararangiye ahubwo abantu njya mbona muri komenti hari nk'utuvideo twasohotse ari gukorana naga abantu bakavuga ngaha ngo cyakora abasore b'iki gihe muzi no kwipevera ngo ubuse ngo utekereza ko ibyo yakoreye Regis watabigukorera nanjye izo comment nyazibona nko kuri Facebook kandi koko ntandi urivugira ubusa none se ubwo uriya aga abona arusha iki Regis oya aga nubwo ngo akosha abakobwa turi henura by the way yarari kuvugana Miki ari kuvugana na Dumba yego na aga bose nyine bari kuvugana noneho Miki arangije ngumva Dumba ngo bwiza ukuri nta hantu na hamwe agahuriye na cya Regis ntabwo avuze Regis na cya Regis aga ni mwiza aga iwacu baramukunda baramwemera barangije Dumba aravuga ngo byose nabibwirwa n'iki ati mamagarira umuntu umwe w'iwanyu numve koko aga bamwemera yego yahise ahamagara mukuru we urabizi ko ntabwo yahamagara mama we mama arafunze ntawe uhari yahise ahamagara mukuru we neza bataravuga n'amagambo n'atatu yahise avuga ngo nyine ngo aga niwe muntu wacu muri makeya nibashimira ki mwiriro yego nibashimira mwiriro ni nka bimwe bya yakamwana agera kuri cano iyi ni igaburo kubera iki ko nihari kurira yego ejo aga nawe rero bazamushukunya nk'iki nk'ibishimwe oya urabona biriya Miki arimo arakora Miki ari nk'umwana wanjye icyo namukorera namuhamagara nkamushyira mu nzu nkafata inkoni yego nkafata ikintu bita igishari nkagikubiranya nkamunyatura ku kabuno kuko biriya bintu arimo arakora ni indiscipline nta burere bigaragaza ukuri mu bwizukuri oya arabizi nifite yanjye no kuri telefone namuhamagara kuko kukuba namubwiza ukuri ntacyo musaba kandi uko byari bimeze kose njyewe mfite uko mbayeho nubwo yagukoresha ariko ntabwo niyo yankoresha ariko ntabwo agutezemo biriya bintu arimo arakora mu yandi magambo arimo arangiza avenir ye cyangwa ejo hazaza yego arimo arangije ya n'umupeti weje azakura bibone ni ibintu bijya kuri social media kandi yaranabyaye rero Miki ikintu nakubwira uri umwana w'umukobwa mwiza kandi waciye mu bibazo birenze ariko aho uri muri ishora niho habi bishobora kuzanarangira hatabaye hagize umuntu umuba hafi ni babandi ujya kumva ngo umuntu yiyahuye kubera depression cyangwa yashutswe n'iriya cano wenda yabonye ngo abikuje amafaranga ko nibyo birashoboka kubera ko Miki ngiye mubona bwa mbere namumenye ari na wa muntu utabasha no kwitegera moto yego sibyo yazamutse mureba gutya n'umwana Regis yifatiye mu biganza aramuforoma yego aramuzamura mwajya bavuga shanga umuntu yibagirwa wamuhaye oya na King James yabiririmbye ngo uvura umuntu ijisho bwacya akari gukanurira ntago ari Miki wenyine ariko nakubwiye ngo ni indwara iri mu banyarwandakazi benshi benshi cyane ndakubwiye ngo nanjye ibyo bintu byambayeho abakobwa bagiye bankiniraho batazi ko wenda nzaba ndi we
uwo ndi w'uyu munsi yego sibyo uyu munsi wa mukobwa nateretaga akazamura intugu uyu munsi biragoye ko nanjye uyu munsi namwiteza yego kandi barandiriye amafaranga uko njye nagiye gufata nagiye kurambagiza ahantu bagera muri 3 mpatanga amafaranga bakanarya yego finally bikarangira bambwiye niki wabonaga wenda bakunda kuriraho bavuga ati ngo ntago tugushaka mu we urumva ngewe bari bafite ya myumvirire chip yo kugenda ngo uko umuntu ameze yego ngo kuyisura yego isura rero usibye abanyafrika barindagiye mu bitekerezo bamwe na bamwe yego isura ntisi y'umuntu ntahurira n'umuntu uri kumva uyu munsi Karabo nabashije kwiga yego uyu munsi ndigaburira ntawe nsaba yego uyu munsi mfite inzu mfite abapangayi sibyo yego uyu munsi nimba nitunze nambaye imyenda yanjye ihenze nigura isa ntayisabye yego ubundi umukobwa wanyanga usibye ubupfumbafu yaba ashaka nde none ugasanga hari nk'igikobwa cyambenze sorry gatoya wenda Imana babaremba nari mbaye nka mvuga nabi ejo mundi yarampamagaye mbonye kuri channel yarabonye indirimbo nakoranye na Kalvisi aramuvuga Kara nabonye umuntu usa nkawe witwa